Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turi buganire ku cyorezo kimaze iminsi cya Marburg. Gusobanukirwa rero neza kino cyorezo, twasa nk'abajya inyuma gatoya tukareba ese ahantu hanyuma iki cyorezo cyabonetse hehe, kubera izihe mpamvu. Icyorezo cya Marburg giheruka kuboneka muri Tanzania, muri zone y'Akagera, tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2023, niho leta ya Tanzania yatangaje ko icyorezo cya Marburg kiri muri Tanzania. Icyo gihe radiyo, televiziyo z'abanyamahanga cyane cyane BBC n'izindi televiziyo zigenga zaragiye zikajya zifata amafoto y'abantu bari kwicwa na Marburg. Bigaragara ko bari barenze kure umubare watangajwe w'abantu 10 n'abandi bageze kuri 20 bari barwaye. Noneho bafotora abantu bapfa, ariko kubera ko leta ya Tanzania mu gihe yari ikiyobowe n'umuyobozi wayo wa mbere, utarabashije kuguma mu buzima bw'iyi si kubera ko atabashije kwemera gahunda y'isi y'uburyo igihugu cye cyagombaga kwitwara ku byerekeranye n'indwara ya coronavirus. Yari amaze igihe apfuye, yari yaranze sisiteme zose ndetse inkingo yazamaganiye kure, ku buryo uburyo bahise bafata ya mafoto y'abantu bari kwicwa na Marburg bakerekana ko ari abari kwicwa na coronavirus, byagaragaraga ko ari ibintu bari bapanze, cyane cyane ko yari amaze no kwirukana bamwe mu miryango mpuzamahanga, cyane cyane bamwe bita Bill Melinda Gates, bari bamaze kwirukanwa muri kiriya gihugu. Twibukiranye ko iriya muryango ariwo ahanini utera inkunga mu karere kacu, cyane cyane ku byerekeranye n'imbuto bashyira mu butaka, ariko imbuto z'intuburano mu cyongereza izo bita genetically modified crops, cyangwa se imbuto zitubuye ariko zitajyana n'umwimerere w'uburyo ubusanzwe ibidukikije biteye. Ni ukuvuga ngo bongeramo ibindi bintu. Izo mbuto rero kubarya ibiryo byazo bikaba bigendana n'igwingira rikomeye aho zikoreshwa. Nabonye n'iwacu mu gihugu abantu basigaye bibaza impamvu abana bagwingira. Hari fagiteri ebyiri zituma abana bagwingira, cyangwa se 2 factors zituma abana bagwingira. Iya mbere ni inkingo nyinshi zitari ngombwa. Iya kabiri ni imihindagurikire y'imbuto iterwa mu butaka, guhindura. Uvuga ngo tukavuga ngo ibi bitoki ntago biberanye n'u Rwanda, ibijumba ntibiberanye n'u Rwanda, kandi bimaze imyaka tutazi umubare ishobora kuba irenga n'ibihumbi 30 byera muri iyo system. Ukuvuga ngo uko duhindura niko duhindura n'imibiri yacu, niko n'ubudahangarwa bwacu bugenda buba nta ngufu ufite. Amahirwe abatanzaniya bagize bo mu Kagera, ntabwo Akagera ibiryo byaho biteyemo ntabwo bihindaguye cyane,
ku buryo umwimerere wabo kuba bari bagikomeye, imibiri yabo yabashije kurwana n'icyo cyorezo, ndetse nta nubwo bo bafata ingamba navuga ko ziruta izo abanyarwanda bashobora gufata, ariko barakirwanyije baragitsinda. Noneho ba bandi baba bafite inyungu z'uko icyorezo cyakwiyongera mu bihugu baba baratsinzwe. Ubwo hari ibihugu bibiri, kuko mbere yaho gatoya Guinée Equatoriale cyangwa se Equatorial Guinea yari nayo yatangaje ko icyorezo cyabonetse tariki 7 z'ukwa gatatu 2023. Twakwibaza tuti rero ibyo bihugu byombi bihuriye ku ki? Ibyo bihugu byombi bihuriye ko byombi bitumvaga neza inkingo za COVID-19 cyangwa se COVID-19. Ntago byumvaga inkingo, ntago byumvaga impamvu bigomba kujya mu baturage bigakingira, cyane cyane ko inkingo nyinshi zoherezwaga muri Afurika nka Moderna bari basanzwe babonye ko zirimo utwuma meroparicles zapimwe mu Buyapani bwa mbere. Ubuyapani burazanga zose, hakurikiraho Denmark, hakurikiraho Switzerland, hakurikiraho Holland. Uburayi nabwo burazanga. Ndabyibuka ibyo bihugu by'Uburayi byazanze, nibwo uwitwa perezida w'igihugu cy'Ubufaransa uriho ubu yasuye u Rwanda, aza azikoreye. Iwabo bazanze, nta muntu ukizitera, yaje azikoreye, ariyo nkunga atuzaniye. Baba bahutse mubona kwita abakomeye nibo biteye ibyo bintu birimo ibyuma biseye cyangwa se meroparicles. Ibyo nabivuzeho muri video z'ubushize. Ngabo ba senateri, ngabo abo navuga ko ba generals, abasirikare bakomeye wasangaga arizo babakoreshejeho, aba ministers, abantu bo mu nzego navuga ko ziri mu buyobozi, bakoreshwaho ibintu mu bindi bihugu bamaganye. Hakurikiyeho ko izo nkingo zose bamaganye zica muri Afurika yunze ubumwe. Ya misoro y'Abanyafurika dutanga barayifashe, noneho bafata budget ya Afurika yunze ubumwe baciye ku mucuruzi w'umunyazimbabwe Maskiwa, noneho bazizana muri Afurika. South Africa, Zimbabwe, biriya bihugu byo muri Southern Africa nabyo Moderna zirazitera cyane, ariko mu rwego rwo hejuru. Byamaze kubona ubundi bushakashatsi byavuye mu bihugu byo hanze, bamaze kubona ko zifite ikibazo. Twibukiranye ko Moderna yari ifite icyo nakwita lipid nanoparticles cyangwa se uducaduce twikubye inshuro ebyiri utwa Pfizer, kuko Pfizer yari ifite lipid nanoparticles billion 20. Moderna yari ifite lipid nanoparticles billion 40 kugera kuri 60. Yari doze yikubye inshuro ebyiri, ahandi 3 ya doze yagombaga kuba iri nomo ku rukingo rwa Pfizer. Twagiye hakurikiraho kubona impfu zitunguranye. Of course abantu baba babibona nubwo ntawe ubivuga, ariko ntabwo ari uko abantu batabibona. Tugaruke inyuma rero, kubera ko Guinea Equatoriale na Tanzania byanze buriya burozi, yaba ari ubwa Moderna yaba ari ubwa Pfizer,
barabyishyuriye, babanazemo icyorezo cya Marburg. Gusa biriya bihugu kubera uburyo abaturage baho bateye, babonye antibiotics zitari kubavura, baratangira banywa ibiti by'iwabo, abari bari isolated cyangwa se bari bafungiranye barapfuye, ariko abanze kujya kwivuza mu bitaro na hehe bo bahise bajya hehe, abataragiye mu bapfumu nawe ngo bapfe, bahise bajya muri gakondo banywa ibyatsi, kandi ibyatsi iriya ndwara birayivura ku rwego rwo hejuru. Nk'uko kera iyo umuntu yaribwaga n'inzoka yahitaga ajya kubo bita ko bagombora, bagahita bamuha imiti kandi agakira. Wibuke ko inzoka iyo iriye umuntu bihita bigenda hejuru, cyo nakwita muri neurons, bigatangira bigacagagura. Iriya ndwara rero iyo ya Marburg yo ifite n'igihe, ni ukuvuga ngo umuntu afite amahirwe yo kuyivura aramutse akoze icyo nakwita self isolation, ubundi agakoresha ibintu nakwita ko biri bita, ibintu bisharira byose biri mu bidukikije, bigendana no kunywa ibintu bishyushye byinshi, bigendana no kwirinda umuntu uwo ari we wese. Ni indwara abantu bashobora kwivura mu buryo bwihuse, ni indwara abantu bashobora kwirinda kuko ntiyandurira mu mwuka, yandurira mu gukoranaho, yandurira mu gukora ku bintu. Kuvuga ngo umuntu ubwe agize isuku, imyenda ye buri munsi akayimesesha amazi ashyushye, akirinda gukorakora ahantu, byaba byiza buri muntu wese aguze gloves nk'intuza nk'eshatu, akaba arizo yambara gloves. Ni byiza rero kwirinda. Murumva ko rero impamvu mpereye Tanzania na Guinea Equatoriale, nagira ngo nerekane ko ari igitero kiba cyagabwe mu gihugu. Ntabwo rero wamenya ngo bakigabye ahantu hangahe, ntabwo wamenya ngo izo virusi cyangwa iyo virusi bayiteye ahantu hangahe. Gusa ni igitero kiba cyagabwe cyane cyane ko iyo ukurikiye aho iva cyangwa inkomoko yayo, ni ukuvuga ngo ni virusi ikomoka kuri green monkeys. Green monkeys haziba mu Rwanda, haziba i Burundi, haziba yewe no muri Kivu. Noneho izo green monkeys ubusanzwe zigira semi-virus 40, semi-virus 40. Twagiye tuyivuga muri video zacu kuko semi-virus 40 bayiteyemo mu nkingo, bakomatanyije na spike protein, bashyizemo niyo bita LC32 bayishyizemo. Ariko impamvu mvuga ngo cyangwa se impamvu bivugwa ngo iva ku nguge, ni ukubera ko yatangiriye mu Budage aho bita Marburg. Rero bari bazanye inguge, noneho izo nguge bashaka gufata amaraso y'izo nguge arimo semi-virus 40, noneho bayavanga n'amaraso y'agacurama. Noneho Marburg ni izina, ariko by'umwihariko izo nguge abazizanaga mu gihugu cy'Ubugande bazizanaga baziteruye, ntago bazizanaga batazikoraho, ntago bazizanaga bambaye gloves cyangwa bambaye ntago bazizanaga bashyizemo intera, bazizanaga baziteruye, bazifashe bakazikoraho, abazifashe bakazikoraho. Ni ukuvuga ngo habaye icyo bita lab leaks cyangwa se
byavuye muri laboratoire bari kuvanga agacurama na agacurama n'inguge, biba muri Frankfurt, biba muri Marburg, biba muri Serbia mu mwaka w'1967. Bivuga iki rero? Bivuga ngo inguge ubwazo cyangwa se uducurama ubwatwo ntabwo kudukoraho cyangwa se kugirana contact natwo dushobora kugutera ubwo burwayi, cyane cyane ko agacurama ntabwo gapfa gukora ku muntu. Agacurama kabona umuntu nka predators muri subconscious mind yako cyangwa se mu bwonge n'imitekerereze yako, kabona umuntu nk'igikoko, ntabwo gashobora kwegera umuntu. Bivuga ngo niyo agacurama kataca umuntu kaba kirwanaho, ariko agacurama kataka umuntu akaba yagira ingaruka, ni kamwe mu bucurama bw'ubwoko, mu bucurama buri bushobora kuba buhari mu bwoko bugera ku 1,400. Ni agacurama kamwe bita rabies, Australia bat Lassa virus, ni ukuvuga ngo gatera virusi bita ruby virus. Iyo ruby virus rero yo yica 100%, ariko ikagira icyo bita incubation period cyangwa se igihe cy'umuntu ashobora kuba ayirwaye cy'amezi 3, mu gihe Marburg yo yica mu rwego rwa 90%. Marburg ikagira incubation period y'iminsi 21. Bivuga ngo nimba Marburg virus yarabonetse igatangazwa tariki 27, abambere abazwi bakaba barapfuye tariki 24, vanaho iminsi 21. Ni ukuvuga ngo iyo virus yari yatangiye kwica abantu guhera tariki ya 3 z'ukwezi kwa 9, 2024. Ni virus rero itoroshye. Ikindi navuga ko ari ikimenyetso cyerekana ko iyo virus itavuye muri nature cyangwa se mu rukusanye rw'ibinyabuzima, nuko iyo Rosetus aegypticus ubwo bucurama nta buba mu Rwanda. Mu Rwanda haba ubucurama bita straw colored fruit bat bugera ku 40,000, bukaba buboneka muri Napoleon Island cyangwa se Nyamunini, ikirwa cya Nyamunini. Izo rero straw colored fruit bats zo zirira imbuto, mu kilatini bazita Eidolin havilon, zirira imbuto. Tukaba dufite niyo nakwita insectivorous bats cyangwa se uducurama turya udukoko. Turya rero udukoko tumwe, twa dukoko twangiza, turya nk'imibu, tukarya udukoko tundi twose dushobora kwangiza ibihingwa. Ni ukuvuga ngo uducurama ubusanzwe nk'utwo twa insectivorous bat ni twiza cyane ku bintu byinshi. Ni twiza cyane kuko turya udukoko, uducurama duke dushobora kurya udukoko nk'ibihumbi 8 mu ijoro rimwe. Imibu turayimira. Ni ukuvuga ngo dukora balance cyangwa se tugakora iringaniza mu rusobe rw'ibinyabuzima, dukora iringaniza. Ni twiza cyane rero.
iriya fruit bat yo ubwayo ikora icyo twita pollination, cyangwa se kwa kundi ishobora kugenda igafata indabo ariko ikavanamo imbuto zazo ikaza kuzinaga zikaza kugwa ahandi zikamera ikindi kintu. Nuko usanga ibikakarubamba, nuko usanga za cactus, nuko usanga za avoka, nuko usanga imyembe, nuko usanga za gaperi, nuko usanga inkeri mu mashyamba zose zimejeje. Kwibaza zamejejwe nande? Ni pollination ikorwa n'uducurama. Utwo ducurama rero dufite ntabwo dutera Marburg. Hari utundi ducurama dufite bita Rhinolophus landeri, dufite Rhinolophus clivoso. Ubwo bucurama ntabwo butera Marburg virus. Dufite ubucurama bwari bwarabuze ku isi hose, ni ukuvuga ngo icyo bita endemic species. Ni ukuvuga ngo ubucurama bwari buzwi ko butakiba ku isi, ariko bwongewe kuvumburwa mu Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe. Ntawe uzi umubare wabwo, aribwo bwitwa Rhinolophus hiri cyangwa se horseshoes bat. Horseshoes bat rero muri timu y'abashakashatsi cyane cyane ya John Franda n'abandi bagenzi be, batangajwe no kubona mu bucurama buba muri Nyungwe n'ubwo burimo. Bari bazi ko ntaho bukiba ku isi, bari bazi ko ntaho bukiba. Ni ukuvuga ngo rero dufite umutungo, ariko muri ubwo bucurama bwose dufite nta gacurama na kamwe gashobora kwanduza umuntu Marburg virus. Bivuga rero ngo Marburg virus abantu barwaye ashobora kuba ari uruvange rwa virusi ziva mu nkende n'iziva mu ducurama bavanze nk'uko bazivangaga aho ngaho muri Marburg, ariko bikaza kumenyekana Marburg virus ikitwa ko iva ku ducurama. Ntabwo begeze bayita ko iva ku nguge. Ukibaza inguge zakoraga iki Marburg? Rero ni ibintu bikomeye cyane. Abantu ntibagomba gutinya uducurama, kwa kundi batema ibiti byatwo, kwa kundi baduhohotera. Uducurama twabanye n'abantu ibihe byose, nta muntu wegeze aribwa n'agacurama. So uducurama rero kubera ko batubeshyera, of course agacurama ubanye nako mu nzu ntabwo kakwanduza Marburg, ariko gashaka kukwanduza izindi ndwara kimwe n'ingagi, izo za green monkey n'izindi. Kuko nka semivirus iva muri green monkeys, iyo bazivanyemo bakazitera mu nguge zisanzwe zitari izo nguge bita z'icyatsi, cyangwa zitari muri ubwo bwoko bw'inguge bita golden monkeys, inguge z'umuhondo, iyo baziteye mu bundi bwoko bw'inguge, iyo nguge irapfa. Ariko ntabwo ipfa ako kanya, ipfa nyuma y'igihe. Niyo mpamvu uducurama ushobora gusanga tubika amavirusi, kubera ko ubushyuhe nk'iyo tuguruka mu mubiri watwo ni dogere 41 Celsius. Ni ukuvuga ngo ni mu butayu, mu mubiri waho ni mu butayu, ariko icyo kikaba ari cyo gituma tunaramba, tubaho imyaka myinshi hagati ya 30 na 40. Hari n'ubuturenza bushobora kuba imyaka 50. Urumva rero uducurama ntabwo dufite uruhare. Udukozeho rero twagutwara iki? Wagize contact yako, ufite nk'igisebe nako, noneho naho wakomeretse, nk'uko sida yandura amaraso akakwinjira. Amaraso akwinjiye muri tuno ducurama twiwacu wagira iyo bita pathogenic hepatonaviruses, hepatogenic
hepadinaviruses viruses nibyo wagira, cyangwa se icyo nakwita mu magambo yoroshye infectious human hepatitis. Bivuga iki rero? Bivuga ngo utu ducurama tw'iwacu dushobora kwanduza iyo ndwara nari mvuze, pathogenic hepadonaviruses, ntabwo dushobora kukwanduza Marburg, ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kwanduza Marburg. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urware Marburg ni ugufata uducurama twa rosetus aegypticus tuboneka hariya muri za piramide, hariya hose usanga muri za Egypt n'ahandi, hariya muri hafi ya desert, ukadufata ukatuvanamo nanone fluid zayo, cyangwa ukatuvanamo amaraso yatwo, ukagenda ugakoramo icyorezo, cya cyorezo ukaza kurekurira mu bantu. Aho niho Marburg ituruka. Marburg ni icyorezo bafashe, bashyizemo ibirungo, bashyizemo ibindi bintu biri chimique cyangwa se by'ubunyabitabire, bagarura bakanaga mu kiremwamuntu. Harimo gukora ubushakashatsi ko abanyafurika twabaye nk'imbeba, harimo n'izindi mpamvu nyinshi utamenya zituma bakora ibyo ngibyo. Akandi gacurama wenda twavuga ko katoroshye ni agacurama bita rosetus aegypticus. Excuse me, ni agacurama bita vampire bats. Vampire bats. Ni agacurama kanywa amaraso, kanyunyuza amaraso. Ako kaboneka cyane muri za Amerika yo haruguru, niyo hagati. Ubwo rero murumva ko iriya virusi ari ahantu yavuye. Ni ukuvuga ngo patient number 1 cyangwa umurwayi wa mbere, ni ukuvuga ngo trace ya contact yaho yavuye hose ushobora kugenda ugasanga yahuye n'umuntu wayimuteye. Ni igitero rero cyagabwe ku Banyarwanda, ni igitero cyagabwe ku kiremwamuntu, ni igitero Babiloni yabagabye. Mwakora iki rero? Mwakwirwaniriza. Nk'uko tumaze igihe tuganira ku bintu byafasha umubiri w'umuntu, uyu munsi mfite lemon pills. Iyi virusi Marburg ni virusi isaba kunywa cyane ibintu bishyushye. Igihe wumvishe kwishima, igihe wumvishe umuriro uwo ari wo wose, hita wihutira kunywa lemon pills. Lemon pills rero rifite izo bita D-limonene. D-limonene ni nziza cyane mu kuvana imyanda mu mubiri wawe, ikagira iyo nakwita limonene ubwayo, ikagira iyo nakwita salvatros Q40, ifasha cyane cyane mu kurwanya ubushye bwo mu mubiri, cyane cyane ko virusi ya Marburg izana ubushye. Ibi rero bikaba biruta iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo ibishishwa by'indimu biruta inshuro 10 intungamubiri ziri mu ndimu. Byakabaye byiza rero ubisekuye neza n'iyi ndimu ntuyireke ukabivanga, kuko ibi bifite vitamine C yo mu rwego rwo hejuru, bifite imyunyungugu, bifite za flavonoid na za biflavonoid zifasha cyane. Nabonye indwara ifata imikaya igafata mu ngingo. Ni ukuvuga ngo ukeneye calcium yihuta, ukeneye ikiyungurura umubiri wawe cyihuta. Ni ukuvuga ngo ibi byakoreshwa mu kwirinda, mu gihe abantu bari mu rugo ukabikoresha buri munsi mu rwego rwo kwirinda. Ni ukuvuga ngo fievre ije igasohoka, fever cyangwa se umuriro uje ugasohoka.
kwishima bije bigahita bisohoka mbere y'uko ujya guteza ambuteyage cyangwa guteza akaga mu bitaro. N'abaganga bacu murabona ko ntabwo borohewe na kino cyorezo, kandi buriya sisiteme y'ubuganga na sisiteme y'igisirikare iyo zipfuye nta gihugu abantu baba bafite. Izo nizo sisiteme ebyiri navuga ko arizo igihugu gishingiyeho, ni pillars: sisiteme y'ubuvuzi, sisiteme y'umutekano. Iyo zihuye n'ikibazo gikomeye biba birangiye. Abantu rero bakoreshe izi birinde. Ifite pectins twarayibonye mu byo twavuze byinshi, cyane cyane mu buryo ifasha igifu n'uburyo ifasha uburyo umubiri wakira isukari. Ifite za iron, zinc, imyunyungugu myinshi iri mu bishishwa. Ikagira potassium, phosphorus, ikagira manganese. Izo zose ziri mu bishishwa nyinshi kurusha iziri imbere. Ikaba rero nka kuriya Marburg ifata umuntu igahita yangiza impyiko, kandi ukabura ikintu cyahita kivura impyiko mu buryo bwihuta. Lemon pills, ni ukuvuga ngo ubwo wayisekurana n'iyi, ariko ukayisekura ukwayo kugira ngo igire byinshi bifite ingufu. Noneho ugasekura n'iyi ukwayo, ukabivanga, ugakora umutobe wayo, ukanywa. Yewe igihe cyose wumvishe urwaye ukayinywa, yagufasha. Ikindi iriya ndwara igira ni uko uretse imikaya, ni ukuvuga ngo iyo yageze kuri stage yo hejuru cyangwa se ku gipimo cyo hejuru, iyo yarenze umunsi wa 8 wa 9, ishobora gutuma umwijima uturika, amaraso agasohoka aca mu bice byose, mu kanwa, ahantu hose hari umwenge, amaraso aca. Iyi rero yagira gute? Yahita ivana icyo nakwita umuriro cyangwa fievre aho hose. Ni ukuvuga ngo irwana na sisiteme y'uburyo amaraso abamo. Imyijima ni ikigega cy'amaraso, ni 3 bya 4. Impamvu iriya ndwara ihita yangiza umwijima ni uko biba biturutse mu maraso. Ingira maraso niho biba byaturutse, niyo root, nizo zibanza kwangirika. Ingira amaraso rero ziba stored cyangwa se zikabikwa mu mwijima. Ni ukuvuga ngo amaraso abikwa mu mwijima. Ni ukuvuga ngo ariko ntiwatandukanya umwijima ngo utandukanye n'iyo bita spleen, bita rat iba mu gice cy'ibumoso, ni gato cyane, ikaba inyuma y'igifu, ngo itandukanye n'umutima. Ubwo izo nyama zose ziba zikorana. Iyi rero ni nziza cyane kubera iyo myunyungugu ifite, ifasha n'inyama y'umutima. Ni ukuvuga ngo kandi icyiza cyayo, ishobora kwiruka ikazenguruka ahantu hose mu mitsi, mu ngingo, cyane cyane kubera calcium nyinshi ifite. Ni byiza rero ko muyitabira, ni byiza ko muyikoresha muri bino bihe byo kwirinda. Gusa ufite ibimenyetso bigaragara ko yarengeranye, umuriro wo hejuru cyane, kuva, ni byiza kwihutira guhamagara abaganga kugira ngo bamushyire mu bwiherero bwe wenyine bamurebe, kuko icyo gihe iyo warengeranye ntabwo ibi biba bikikuvuye. Ibi bikuvura ukiri hasi. Bivuga ngo umunsi wa mbere, kuko iriya ndwara ifite incubation period y'iminsi 21, kuvuga ngo umunsi wa 5 watangiye kwishimagura, watangiye kugira umuriro mukeya uzamuka, ushobora kwivura ukoresheje bya bindi twakoreshaga muri corona, bya bindi. Ariko noneho aho kwiyuka, kuko isi indwara y'umwuka, ni ukuvuga ngo nk'amababi ya za nturusu twakoreshaga wayanywa, za tangawizi ukazinywa, ibi bishishwa by'indimu ukabinywa, tungurusumu ukazinywa, ukazikatakata ukazinywa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bishobora kukumanurira
icyo nakwita umuriro, umucyayicyayi ukawunywa, romare iri fureshi ukayinywa, teyi ukayinywa, ibyatsi byayo, ni ukuvuga ngo ni ugukomeza kunywa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Teyi ukayinywa, perisile nayo barayinywa, ibintu byinshi biba bihari mu rusobe rw'ibinyabuzima wakoresha ukirinda ukanivura. Abarwaye murwara ubukira, tubabajwe n'abaganga bacu bashobora kuba babuzwa ubuzima n'iki gitero Babiloni yatugabyeho. Iyo mvuze Babiloni mujye mwumva ibyahishuwe 18. Byahishuwe 18. Ni ikihe gihugu gifite caracteristique ya Babiloni? Babiloni ninde? Tumaze igihe twiyita inshuti ya Babiloni, ariko nta muntu ushobora kuba inshuti ya Babiloni. Murabona ko Babiloni yaduhindutse, yatangiye kutugabaho ibitero. Imaze igihe ivuga ko no gukora business cyangwa se gukora ubucuruzi mu Rwanda ari ikibazo. Urumva rero bariya bantu navuga ko bari icyo nita predictable, ushobora kumenya icyo bari bukurikizeho iyo uri umuntu uzi gushishoza. Barabanza bakazana kamwe, bakazana kandi, bakazana kandi, bakazana kandi. Ngaho business, ukoze business ntabwo batuma ugira icyo ugeraho, ntabwo batuma kampani yawe igira icyo ugeraho. Ubwo yo bashyizeho izo icyo nakwita amakuru y'aba investors, baba babujije aba investors cyangwa se abashoramari kwinjira mu gihugu. Noneho iyo babujije abashoramari kwinjira mu gihugu, hashira iminsi ukumva ngo ibyorezo byakwirakwiye. Ubwo ni hahandi Daniyeli yavuze ngo yahaye ubwenge abanyabwenge, iha ubumenyi n'abazi gushishoza. Yahaye ubwenge abanyabwenge, iha ubumenyi n'abazi gushishoza. Ubwo rero biba bigaragara aho uburwayi buba bwaturutse. Ntabwo turinjije, ariko abantu bagomba kwirwanirira. Isi turimo ni isi yo kwirwanirira, ni isi y'urugamba. Ntabwo mvuze kwirwanirira mufata imbunda, mufata intwaro, kubera ko Yeshuwa yaravuze ngo ntabwo turi ab'isi. Ntabwo tugomba kurwana, ntabwo tugomba kujya muri systeme z'imiyoborere y'isi. Ntabwo turi ab'isi, turi aba Yahwe. Yahwe yahaye ubwenge abanyabwenge, iha ubumenyi n'abazi gushishoza. Murakoze rero, mwari kumwe na Master Kata. Naho ubutaha.